Umunsi w'ejo abantu batandatu basanganywe coronavirus mu Rwanda mu bipimo 1340 byafashwe byatumye umubare w'abanduye mu Rwanda ugera kuri 355 mu gihe babiri basezerewe mu bitaro kubera ko basanzwe barakize coronavirus. Abakirwaye ni 108, nta muntu urahitanwa n'iki cyorezo mu Rwanda. Ibipimo bimaze gufatwa muri rusange mu gihugu hose kugeza ubu ni 65,608 birimo 1,340 byafashwe ku munsi w'ejo. Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko abarwayi bashya bose bahise bashyirwa mu kato bakimenyekana. Abantu barimo gusanganywa ubwandu bushya muri iyi minsi biganjemo abakurwa mu bashoferi b'amakamyo yambukiranya imipaka ndetse n'abo bakorana. Ibimenyetso bya coronavirus birimo inkorora, ibicurane, guhumeka bigoranye ndetse no kugira umuriro mwinshi. Yandura binyuze mu matembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero. Abaturarwanda barasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza ya leta, hitabwa cyane cyane ku gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabuni, kwambara agapfukamunwa n'amazuru mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa se ahuye n'abantu benshi. Wagaragaza ibimenyetso hasabwa guhamagara umurongo wa telefone w'ubuntu ariwo 114 cyangwa se akandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 0788202080. Hasigaye amasaha 48 yonyine ngo ingendo zihuza intara n'umujyi wa Kigali zisubukurwe. Urwego ngenzuramikorere rurasaba abashoferi n'abagenzi gukomera ku ngamba zo kwirinda ikwirakwira rya coronavirus. Gusa na bamwe mu batwara ibinyabiziga bihuza intara twaganiriye batubwiye uko biteguye gusubukura imirimo. Reka twakire Kwizera John Patrick waganiriye nabo. Sebanani Jean Marie Vianney ni umushoferi wa bisi zikora ingendo zihuza intara n'umujyi wa Kigali. Sibuza rota itariki igeze ngo asubukura umurimo we yaramaze amezi arenga 2 adakora. Mu Kinamba niho izi modoka twari twaraziparitse kuva kuri tariki ya 21 batumenyesha yuko tugomba gusubika imirimo. Ubwo nahazaga mu rwego rwo kugira ngo natse imodoka zishyuhe kuko imodoka imaze igihe kinini iparitse biviramo kuba yakwangirika. Iki kintu turacyiteguye cyane, tuzubahiriza ingamba zafashwe n'ubuyobozi kugira ngo dusubukure imirimo yacu. Muri rusange abashoferi baravuga ko atari ugusubira mu muhanda gusa, ngo barumva neza inshingano zibategereje zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Nuko umugenzi azajyaza ukareba ko yambaye neza agapfukamunwa, kuko aricyo amabwiriza adusaba ko tugomba kwambara agapfukamunwa. Hanyuma ikindi turasabwa twebwe nk'abakozi ba gare guhora tuzirikana ko tugomba kuba dufite amazi n'isabune mbere y'uko umugenzi yinjira mu modoka. Arasabwa kubanza gukaraba. Ku bagenzi gusubukura ingendo zihuza intara n'umujyi wa Kigali ni kimwe no kwirinda icyorezo cya COVID-19 ni ikindi gisaba iterambere mu myumvire no mu migenzereze. Ndumva ngiye mbyiteguye neza kubera ko nzaba nsa naho nsubiye mu buzima busanzwe, ariko nanone icyo numva kizaba kiruta ibindi kugira ngo dukomeze kwirinda iki cyorezo ni ugukomeza kubahiriza amategeko n'amabwiriza leta idusaba kugira ngo tubashe kwirinda iki cyorezo kidakomeza gusakara muri twebwe. Icyo tugomba kwitwararika ni ukumenya ko tugomba gushyira metero hagati yanjye na mugenzi wanjye. Iki tukamenya ko niba tugiye kwinjira mu modoka tugomba kumara tugakaraba mu ntoki, kandi baturi ku murongo tugomba gusigamo metero hagati yanjye n'undi na mugenzi wanjye. Mu bigaragara iki cyorezo kirakomeye, kirakaze. Ngomba kubahiriza nyine amategeko asabwa, ibisabwa byari byo byose. Nyine kwambara agapfukamunwa neza, nyine umuntu agakaraba intoki. Gusubukura ingendo hagati y'intara n'umujyi wa Kigali bizatuma imodoka itwara abagenzi bangana na 1/2 cy'ubushobozi bwayo. Ibi byatumye bimwe mu bigo by'imodoka zitwara abagenzi byongera umubare wazo. Niyo mpamvu twashyizemo imbaraga cyane muri COVID kugira ngo tubone na ziriya modoka 72 mubona. Ibyo nibyo duharanira kugira ngo turebe uburyo twajya tubikemura amasaha ya couvre-feu ya curfew ataragera, kugira ngo abantu nibura babe batakirangwa muri gare bageze mu rugo. Tukaba dusigaje kuzana imodoka 118, bityo rero dukorera mu Rwanda hose. Izo modoka zikazajya mu Rwanda hose no mu ntara no mu mujyi wa Kigali kugira ngo ikibazo cy'abagenzi twiyemeje kugenda dukemura buhoro buhoro kugeza igihe tuzagera uburyo bwishimirwa n'umunyarwanda wese ko nta modoka zibura umuntu adatinda ku muhanda. Umuyobozi ushinzwe transport mu rwego ngenzuramikorere rura
Tony Kuramba avuga ko ingendo zihuza umujyi wa Kigali n'izindi ntara zigiye gutangira, abakora akazi ko gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange badakwiye kudohoka ku ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ni mu gihe harimo kurebwa ibiciro bizagenderwaho muri iki gihe mu ngendo zihuza intara n'umujyi wa Kigali. Gutwara abantu baratwara bake babandi ni nka kimwe cya kabiri urebye kugira ngo abantu bahane intera be kwegerana hatagira uwanduza undi. Bivuga rero ko iyo nayo ni impamvu ituma ibiciro birebwaho kugira ngo wa mushoramari ye guhomba n'umugenzi ye guhomba, ariko dufashe umushoramari kugira ngo ya serivisi akomeza yitange muri ibi bihe bikomeye. Nyuma ni haboneka amabwiriza atwereka uko icyorezo gihagaze, niba bemerewe kongera gutwara abagenzi nk'uko batwaraga mbere imodoka yuzuye, ubwo nanone tuzongera turebe ibiciro ukuntu byasubirwamo dukore. Ubu rero noneho ibiciro sinakubwira ngo bimeze bitya kuko barimo barabitegura, nibimara kurangira turabitangaza ku mugaragaro barabimenya. Ingendo zihuza intara n'umujyi wa Kigali zasubitswe kuva tariki 21 Werurwe 2020 bitewe n'ingamba zikomeye igihugu cyafashe mu kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Tariki ya mbere Kamena 2020 ihanzwe amaso cyane kuko aribwo imigenderanire hagati y'intara n'umurwa mukuru w'u Rwanda izasubukurwa. Kwizera John Patrick, Radio Rwanda, i Kigali. Inzego zishinzwe ibidukikije mu Rwanda zivuga ko byaba byiza ibicanwa bikomoka ku biti nk'amakara bigabanijwe gukoreshwa mu ngo mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije. Gusa bamwe mu batuye umujyi wa Kigali babwiye John bica mu mpaka wa RBA ko kureka gucana ibikomoka ku biti byashoboka gusa mu gihe igiciro cya gaze cyaba kimanutse, kandi hakaba icyizere ko izi ngufu zaboneka ku buryo buhagije mu gihugu. Reka twakire bica mu mpaka. Amakara. Hari abaturage bakoresha ibicanwa bikomoka ku mashyamba, abandi bagakoresha gaze mu guteka, hakaba n'abandi babikoreshaga cyangwa bakibikoresha byombi. Bose ibyo bahurizaho nuko gaze ifite uruhare rukomeye mu koroshya akazi ko guteka, guhenduka, kudahungabanya ibidukikije no kongera isuku aho batekera. Gusa ariko hari abavuga ko ibiciro byayo bitoroheye buri wese. Gaze ni nziza, ituma igikoni cyawe kigira isuku, bituma igihe runaka ukenereye mbese yaba kurya cyangwa se mbese bitabibanguka. Gaze ni ikintu cyiza, amakara atera umwanda. Aya makara byonyine niyo ujya gukora mu mufuka bituma na ryavu rizamuka rikakuzamukiramo. Umva ko ni ikibazo. N'amakara azana imyotsi bigahumanya ikirere. Bashobora kugura iyo gaze akaba yayibona, udashoboye kuyigura wenda mugize uburyo mworohereza abantu mukaziba kopa cyangwa se mukareba uburyo mubigenza. Ibibi by'inkwi n'amakara nuko icyambere ntabwo haba hari isuku. Ikindi nacyo bishobora gutuma bitera indwara mu buryo bw'ubuhumekero, ariko urebye gaze ifite ubwiza bwinshi kuruta inkwi. Ikindi gaze irahendutse kuruta uko wakoresha amakara. Icyo leta yakora ndumva ari ugukangurira abaturage ikabereka ibyiza bya gaze. Ikindi nacyo bakabigisha n'uburyo ki bashobora gufata gaze neza bidateje impanuka. Amwe mu masosiyete acuruza gaze mu Rwanda avuga ko nubwo umubare w'abakoresha gaze ugenda wiyongera, ngo haracyari ikibazo cy'ububiko bwayo budahagije kandi ikaba itaregerezwa abaturage. Abigega dufite nk'uko ibigega bya essence bihari bya peteroli, ariko ngira ngo nyuma bakoresha kujana nk'amezi 3 haba ikibazo cyo kwimipaka bidakora peteroli na essence bikaba bihari. Kuri gaze rero nta bushobozi dufite bwo kwa twajera n'icyumweru kimwe haba impanuka yuko gaze yabura wenda kwinjira mu gihugu ari cyabaye ku mupaka. Nkabona bikiri kure kuko hakeneye kuba hakorwa storage n'ubundi hagije. Abaturage bose bayitabiriye ni ukuvuga ngo dushobora no gushyira agatanke gato, ububiko buto tukaba twabushyira mu mudugudu, noneho gaze yabishize mu mudugudu akajya kuvoma bakamuvomera. Ubwo urumva icyo gihe wabukoze, urumva ni investment nini kugira ngo ibe yagera mu rwego rw'umudugudu. Niba icupa rishize nangwa ya system nababwiye ya pay as you cook ishize, mbega gaze yarafite mu icupa ishize ajye kuvoma bugufi. Minisitiri w'ibidukikije Dr Jean d'Arc Mujawamariya asaba abantu guhindura imyumvire bakitabira gukoresha gaze aho gutsimbarara ku gutekesha amakara. Mu mujyi wa Kigali usanga umuntu afite gaze yaguze 16,000
afite umufuka w'amakara yaguze 16,000 awita uwo guteka ibishyimbo. Nagira ngo mbabwire ko igihe cyo guteka ibishyimbo amasaha ane mu Rwanda cyararangiye. Ubu tugomba guteka ibishyimbo iminota 55. Kubera iki? Twabyinitse. Umunyarwanda ushobora kugura umufuka wo gutekesha w'amakara nuko ni wa munyarwanda ushobora kugura gaze. Ubushakashatsi bwa gatanu ku mibereho y'ingo bwashyizwe ahagaragara mu Kuboza 2018 bwerekana ko mu Rwanda abatekeshaga inkwi bari 79.9%, abatekeshaga amakara bakaba 17.4%, mu gihe batekeshaga gazi bari 1.1%. Kuri ubu intego ya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere ry'ubukungu NST1 nuko hagabanywa abakoresha ibikomoka ku mashyamba bagasigara ari 42%. John Bicamumpaka, Radio Rwanda, i Kigali.